Wari uzi ko hari ibintu wakora bigatuma umusore agukundaga yemera kugutakaza niyo yabagukundaga by'ukuri? Ndabizi abakobwa mukunda kwibaza kino kintu, ariko aka kanya ngiye kubwira ibintu bigera kuri 7 bishobora kuba byatuma nyine umusore yemera kugutakaza niyo yaba yagukundaga by'ukuri, cyangwa se niyo mwaba mwakundanaga by'ukuri, yewe rwose niyo yaba yifuzaga kuzakugira umugore. Ibi bintu igihe yatangiye kugenda bikubonaho, hariho igihe nyine bishobora kuba intandaro yo kumva yuko byanga byakunda atagigukeneye mu buzima bwe, nyine nta gaciro ugifite mu buzima bwe. Muzi se wa musore wahoraga kohereza voice note buri joro, ariko ubu ngubu ntanahaya cyandika. Birashoboka cyane yuko waba ujya wibaza impamvu ari kugenda gucikaho. Abakobwa hari ikintu mugomba kumenya aka kanya, buriya umusore akundira umukobwa ibintu bibiri. The first, ashobora kugukundira ubwiza cyangwa se imyitwarire ndetse n'imico yawe. Wenda urugero, hari igihe umusore akubona ugenda mu muhanda akagukundira yuko nyine utajya ujarajara mu basore, cyangwa se nyine kutajya wirukanka mu basore, nyine uri wa mukobwa uhora yiturije. Rero wa musore igihe yaje aricyo kintu akurikiye, mwatangira gukundana wamwemerera, sorry, ugatangira kugenda wirukanka mu tundi dusore, atatangira kubona yuko ya mico yagukundiye hari ibyo wamuhishaga, nyine hari ikintu wamuhishaga cyangwa se hari ikintu wamukingaga, icyo yagukundiye ntabwo ari komeza. Sinzi niba kino kintu uriho uracyumva neza. Hariho n'igihe rero umusore agukundira ubwiza cyangwa uburanga, noneho yagukundira ubwiza cyangwa uburanga, mwatangira gukundana akabona ugitangiye kwiyitaho, ugatangira gusa nabi. Aho ngaho nyine nabyo bintu bishobora kuba byatuma umusore agenda gutakariza ibyiyumviro cyangwa se amarangamutima yaragufitiye. Rero niba uzi ko uri umukobwa, ngiye kubwira ibintu 7 ushobora gukora bikaba byatuma umusore wagukundaga yumva nyine atagigufitiye apeti, yumva nyine atagikeneye no kuba yaba inshuti nawe. Fata agatebe wicare ubundi tuganire. Nuza kumva ari byo, icyo ngusaba uze guca hasi muri comment umbwire niba koko twahuje neza. Reka twanzike rero turebere hamwe ikintu cya mbere gishobora kuba cyatuma nyine umusore agukundaga atangira kugenda acika intege mu rukundo rwanyu. Ikintu cya mbere ukiteho cyane ndetse kandi utega amatwi: guhuza n'abandi basore cyane, cyangwa se kugira imyitwarire idasobanutse. Guhuza n'abandi basore cyane cyangwa se kugira imyitwarire igize ibiki, imyitwarire idasobanutse. Ahangaha ubyumve neza, iyo uhuza n'abandi basore cyane bishobora kuba byatuma umusore atangira kugenda kugirira ishyari, cyangwa se agatangira gutekereza yuko atari we wenyine uri mu mutima wawe, nyine agatangira gutekereza yuko atari we wenyine uhagaze neza mu mutima wawe. Iki kintu uriho uracyumva neza? Dutangira nakubwiye ngo umusore ashobora gukundira umukobwa ibintu bingahe? Ibintu 2: imyitwarire yawe cyangwa se ubwiza cyangwa uburanga bwawe. Ariko igihe umusore agukundiye imyitwarire, wenda urugero, ntabwo ujya ukunda kwirukanka mu bandi bakobwa, rero igihe watangiye kugira iyindi myitwarire itandukanye niyo we yatekerezaga, aho ngo bishobora kuba byatuma nyine agira ibiki, atangira kugenda acika intege. Rero niba wajyaga wibaza ikintu gishobora kuba cyatuma nyine umusore atangira kugenda kwanga gahoro gahoro, nyamara utazi ikintu kiri kubitera, icyo ngicyo nicyo kintu cya mbere gishobora kuba cyagira ibiki, cyabitera. Reka dukomereze ku kintu cya kabiri gishobora kuba cyatuma umusore wagukundaga atangira kugenda agutakariza icyizere cyane: kugira umujinya ukabije cyangwa guhora mu makimbirane. Kugira umujinya ukabije, niba uzi neza ko uri umukobwa ukaba uzi neza yuko ugira umujinya ukabije, cyangwa se ukaba ukunda udutiku twa hato na hato, ahangaha ni ikibazo gikomeye cyane. Bishobora kuba byatuma nyine umusore agukundaga atangira kubona yuko nimuramuka mubanye mutazashoboka. Rero niba uzi neza yuko uri umukobwa cyangwa se uri umwana w'umukobwa, ukaba uzi neza ko wari wifiteho ako kadefo, ibingi bishobora kuba byatuma nyine umusore agukundaga atangira kugenda acika intege. Kuri ino ngingo rero hari ikindi kintu ngomba kukubwira nk'umwana w'umukobwa ugomba kwirinda cyane. Buriya ni amakosa akomeye cyane gukosora kenshi umuntu mukundana. Icyo kintu uriho uracyumva? Gukosora kenshi umuntu mukundana ni amakosa akomeye. Guhora umukosora nyine nta kintu na kimwe nyine ajya avuga cy'ukuri, nyine arakubwira ibintu byose ntubyemere, ugashaka guhora umwereka yuko nyine ukuri kwawe ari wowe agomba kwizera. Rero guhora umukosora ntabwo ari byiza. Cyokora nyine wenda hari igihe ashobora kuba wenda akora mistake zikabije, ukaba wagenda umukosora kenshi, ariko nyine guhora umukosora, ntabwo umuntu mukundana ari umwana, ndetse kandi ntabwo ari igitambambuga, sibyo? Guhora umukosora kenshi rero, iyo yakoze amakosa ababibona, guhora umukosora bimubwire rimwe wicecekere. Guhora umukosora kenshi ntabwo bigaragara neza rwose. Impamvu ya gatatu rero ikomeye cyane ishobora kuba yatuma nyine umusore mwakundanaga atangira kumva atagikeneye gukundana nawe, cyangwa se nyine akaba yumva nyine atagitewe ishema no kuba muriho murakundana, ni ukutita ku isura yawe, imyitwarire ndetse n'imyambarire. Niba uzi neza ko uri umukobwa
ukeneye kwiyitaho gusa neza, haba mu myitwarire, mu myambarire ndetse kuri buri kimwe. Kino kintu sinzi niba uriho uracyumva. Ita ku isura yawe, imyitwarire ni ukureba amagambo uvuga, sibyo, abo mugendana, imyitwarire yawe, imico ugomba kubyitaho cyane kuko biri mu bintu ushobora kuba byatuma abasore benshi bagukunda cyangwa se bakanakwanga ubundi muri rusange. Niba uzi neza ko rero wambara imyenda, nako abakobwa benshi mukunda kwibwira ngo kwambara imyenda y'ubusa nabyita ubusa, ngo nibyo bituma ngo abasore babakunda. Oya, ibyo bikurura indaya. Ntabwo bizana abasore bafite gahunda mu rukundo. Ibyo bintu ubasha kubitandukanya. Simvuze yuko kwambara imyenda migufi wenda ari ikibazo, ariko hari abakabye namwe murabizi, sibyo? Rero igihe cyose utita ku isura yawe, ku myitwarire ndetse n'imyambarire, biri mu bintu ushobora kuba byatuma nyine umusore mwakundanaga atangira kugenda yumva nyine atagitewe ishema no kuba mugize ibiki mukundana. Rero niba uzi neza ko uri umwana w'umukobwa aka kanya, ukeneye kwiyitaho gusa neza ndetse kandi ushake n'icyo ukora rwose biragufasha cyane, ndetse kandi bikomeza kugenda bizamura agaciro kawe. Nubwo rero buriya urukundo rudashingiye ku isura cyangwa uburanga, kwirengagiza kwiyitaho ku mukobwa biri mu bishobora kuba byagabanya nyine amarangamutima y'umusore bakundana. Gerageza wiyiteho use neza rwose. Nta muntu n'umwe w'umusore cyangwa se nta musore n'umwe udaterwa ishema no kuba ari kumwe n'umukobwa usa neza. Buriya baravuga mu Kinyarwanda ngo umugore mwiza agaragaza umugabo mwiza. Niyo waba uri umugabo mubi usa gute, ufite isura mbi imeze gute, ufite umugore mwiza ntabwo babibona. Baba babona wa mugore we ntabwo uba ugaragara, ndetse kandi nawe uhita utangira gusa neza kubera ko nyine urumva uba ufite umuntu uzi icyo bita kwiyitaho. Iyo yiyitaho rero yita no ku mugabo. Sinzi niba kino kintu uriho uracyumva neza. Reka dukomerezeho ku kintu cyacu cya kane gishobora kuba cyatuma nyine umusore mukundana atangira kugenda agucikaho gahoro gahoro uko bwije n'uko bukeye. Ni ugushidikanya cyangwa se kumushinza ibitari byo. Gushidikanya cyangwa se ukajya umushinza kenshi ibintu bitari byo. Rero buriya nyine igihe cyose umusore ahora nyine abazwa buri kintu cyose yakoze, ese yagiye hehe, uriho urabimubaza, bituma nyine yumva yuko utamuha icyizere, ndetse kandi bimubuza amahoro, bikaba byatuma yakigendera. Sinzi niba kino kintu uriho uracyumva neza. Kwita ku muntu cyane mukundana nyine ukajya umubaza buri kintu, wagiye hehe, wari uri kumwe nande, ibi ngibi ni amakosa. Ni amakosa akomeye cyane. Niba uzi neza ko uri umukobwa ajya kubikora, nyine biba bigaragaza yuko utamwizera, kandi ntabwo wabana n'umuntu ugize ibiki, n'umuntu utakwizera. Rero gerageza nyine umukunzi wawe umugaragarize yuko umwizera. Buriya niyo waba utamwizera wowe, ntabwo ari byiza kugira ibiki kubimugaragariza. Niba wajya kubikora rero biri mu bishobora kuba byatuma umusore nyine yigendera cyangwa se atangira kugenda agutakariza icyizere. Hari ikindi kintu rero gishobora kuba cyatuma buriya umusore agenda agutakariza icyizere gahoro gahoro: kutamwubaha cyangwa kumusuzugura. Buriya igihe cyose uri kuganira n'umuntu, haba kuri telefone cyangwa muri kumwe, iyo umuntu ari kugusuzugura urabibona. Rero hari abakobwa bigiramo ingeso muri bo indani y'agasuzuguro, ku buryo niyo ari kumwe n'umuntu bakundana nyine aba yumva nta kintu bivuze. Rero aho kugira ngo ujye gusuzugura umuntu, wagira ibiki, urukundo waba uri stopinze, ubundi ukabanza ukamenya ubwenge, ukamenya icyo ushaka. Wazageza igihe wumva yuko nyine ukeneye kuva iwanyu, noneho ukabijyamo uzi neza yuko ugiye kubaha umuntu mugize ibiki, umuntu mukundana. Rero nyine iyo umusore yumva adahabwa agaciro, bimuca intege cyane mu rukundo. Ibyo bikaba byatuma nyine yagira ibiki, yakigendera cyangwa se yaguta akigendera. Rero niba uzi ko uri umukobwa ukaba uzi neza ko nyine ujya urangwa n'agasuzuguro, gerageza wikarume rwose, ntabwo ari byiza. Reka dukomereze rero ku kintu cyacu cya gatanu ushobora gukora nk'umwana w'umukobwa kikaba cyatuma umusore mukundana atangira kugenda akuburira ibyumvo cyangwa se urukundo yaragufitiye rugenda rurangira gahoro gahoro. Ni ukugenda umwereka inshuti zawe. Kumwereka inshuti zawe. Niba uzi neza ko uri umukobwa, ukaba uzi neza ko ufite boyfriend, ntabwo ari byiza kumwintroducinga inshuti zawe nyine ukamumurika. Ibi ngibi ni amakosa. Niba uzi neza ko wajya kubikora rero byirinde cyane. Ni amakosa akomeye cyane. Iyo uri kumwereka inshuti zawe, hariho igihe nyine atangira kwikundira inshuti zawe cyangwa se atangira kugirana communication iri hejuru n'inshuti zawe, ugasanga nyine sometimes atangiye kugenda akunda inshuti zawe. Rero niba uzi ko wajya kubikora, ibi ngibi bigenda ubigabanya kubera ko ntabwo ari byiza. Ikindi kintu wenda nakubwira ahangaha ku mukobwa, ntabwo ari byiza kugarura inkuru za ex wawe. Niba uzi neza ko ufite umusore mukundana, ex wawe ntabwo akenewe mu biganiro mugirana.
byirinde cyane rero rwose, kubera yuko biba ari amakosa akomeye cyane kugenda uvuga nyine ngo ex wanjye naramukundaga nubwo twatandukanye, ngo namwiyumvagamo cyane. Ibi ngibi ntabwo ari byo nyine bita bituma nyine atangira kugenda akuburira satima, agatangira gutekereza yuko kuba muri kumwe nyine nuko wabuze ukugira. Rero nyine ikintu nakubwira kanya, niba uzi neza ko uri umwana w'umukobwa ukaba wajyaga ukora ano makosa, ntabwo ari byiza. Inkuru zawe zahashize mu rukundo ntabwo umusore mukundana aka kanya azikeneye, ntabwo rwose akeneye kubyumva. Abantu benshi, abasore benshi ndabizi, iyo uri kumubwira nyine ngo ex wanjye naramukundaga cyane cyangwa se namwiyumvagamo nubwo twatandukanye, ibi ngibi ni amakosa. Ntabwo umusore mukundana aka kanya izo nkuru azishaka, na n'ikintu uzamumarira. Rero niba wajya kubikora bistopinge rwose, bitazatuma umuntu mukundana atangira kugenda agucikaho gahoro gahoro, ugatangira kwibaza nyine ikintu cyaba kiri kubitera, ukabiburira igisubizo. Ikintu cya gatandatu rero gishobora kuba cyatuma umusore mukundana nyine atangira kugenda agucikaho gahoro gahoro, ni ukujya kure ye. Kujya kure nyine ahanga wenda wagiye kwiga ahantu kure, cyangwa se kumuburira umwanya nyine numwiteho, sibyo? Kwita ku kazi cyane, kwita ku byo uri gukora cyane, ibi ngibi bishobora kuba byatuma umuntu mwakundanaga atangira kumva yuko nyine utakimuhereza agaciro. Kujya kure rwose ni ibintu bishobora kuba byatuma agira ibiki, akuburira santima cyangwa se akuburira ibyiyumviro. Ikintu cya karindwi rero gishobora kuba cyatuma umusore atangira kugenda yumva nyine atagikeneye gukundana nawe kubera yuko umugora, sibyo? Ni ikivuga ngo kumusaba ubufasha bwa buri kanya. Ikibazo cyose ugize niwe uhamagara, buri kibazo cyose ugize niwe uhamagara. Buriya buri muntu wese mu buzima nawe aba afite ibibazo. Hariho igihe rero umuhamagara, amafaranga yari afite yari buyakemuze, cyangwa se wenda yari afite agaproje yateganyaga. Rero iyo uhora umutura ibibazo byawe, biri mu bintu ushobora kuba byatuma nyine agira ibiki, acika intege mu rukundo rwanyu. Rero nugira ikibazo, banza urebe ababyeyi bawe, abavandimwe bawe n'inshuti zawe zindi zo ku ruhande. Nibibananira ubone kugira ibiki, ubone kurebera ubufasha ku mukunzi wawe. Umukunzi wawe guhora umwereka ibibazo byawe, inzara, imisatsi, ibiki, inkweto, ntabwo ari byiza, sibyo? Uwo nguwo ni n'umuco wo gusabiriza, kandi gusabiriza ntabwo rwose ari byiza. Duharanire kwigira nk'abana b'abakobwa, kandi birashoboka. Ndabizi uyise wibaza uti se ko twari twasezeranye ko ari ibintu 7 gusa, kuki yakomeje? Nakugeneye akantu bita akadeseri. Niba kano kadeseri wakumvishe, uze guca hasi muri komenti umbwire ko kano kadeseri wakumvishe, ubundi hari akantu ndi buze kukubwira, sibyo? Akantu ka nyuma rero gashobora kuba katuma umusore atazongera gutekereza na gatoya gukundana nawe, ni ukumuvunisha mu rukundo. Ahanga nyine ni uko utamwibuka. Igihe cyose nyine utamuhamagara, nyine niwe uhora guhamagara kenshi, message nyinshi, niwe utangira ikiganiro. Nyine nta munsi nimwe wakibwiriza ngo muhamagare, nta munsi nimwe wakibwiriza ngo mwandikire SMS. Ibi ngibi bishobora kuba byatuma umusore abona yuko utamwitayeho, nyine ari kugufosinga urukundo, nyamara wenda uranamukunda, ariko bigenda bitewe n'akazi kenshi ugira, nyine ntabwo ukunda kubona umwanya wo kugira ibiki wo kumwitaho. Rero niba uzi neza yuko iyi situation ugicamo, biri mu bintu ushobora kuba byatuma umuntu mukundana atangira kugenda yumva nyine atagikeneye gukundana nawe. Rero rwose niba uzi neza ko uri umwana w'umukobwa, aka kanya ukaba wari uri kumva iki kiganiro, nyamuneka kanda like, ubundi ukore subscribe niba wari umushyitsi, kugira ngo tujye dukomeza kubana umunsi ku munsi. Si ibyo gusa kandi nyine abantu mwese mwifuza kunsapotinga cyangwa se kunshimira mu buryo bw'ubushobozi, kubera yuko muri kumva nyine hariho igihe ibiganiro mbahereza biba bitameze neza. Rero nyine birashoboka cyane yuko wenda waba wifuza kudutera inkunga cyangwa se kugira support uduhereza mu buryo bwose bushoboka, rwose nta kibazo. Ushobora kutwandikira kuri WhatsApp yacu ni 0793106930.